Yosuwa, abacamanza, Samweli ya mbere, Samweli ya kabiri, abami ba mbere, abami ba kabiri ni ibitabo byitwa ibitabo by'abahanuzi ba mbere. Umudugudu w'ubuhungiro ashushanyaga ibintu bitanu. Biroroshe kugera kuri Yesu. Yesu yakira abantu bose. Amarembo yose agana kuri Yesu ntabwo yugarirwa. Yesu ni igitambo cihagije ku bantu bose. Yesu ni ubuhungiro n'ubwihisho bw'amahanga yose. Imidugudu y'ubuhungiro yari ishingiye ku mategeko, ariko Yesu we yashingiye ku buntu. Umva gusenga kwanje, gutaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cyane mugoroba. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu busumire kumwe nanje Mana Kiza Edouard, abari mu Rwanda, shalom, abari mu Burundi, abari mu Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha, shalom, turakunda ni gusenga everyday. Nusenga uzanesha ko no gusenga uzanesho. Abari ku mugabane w'Uburayi, shalom, abari ku mugabane wa Asia, shalom, abari ku mugabane wa Amerika, shalom, abari ku mugabane wa Oceania, shalom. Ko kamera za gusenga everyday turi kumwe na pastor aho. Muraho neza? Makuru yawe? Shimwe ni ry'Imana. Uraho urashima Imana? Turakomeye. Nawe uramutse umeze neza cyane. Ça va bien. Pastor, watanga gusuhuza abantu? Ni karibu kuri channel ya gusenga everyday bene data. Abadufasha gusangiza ijambo ry'Imana, tukamamaza ubutumwa bwiza mu isi yose. Ni karibu, Imana iduhana umugisha. Mana, turagushimiye, turaguhimbajwe neza uyu mwanya, iyi tariki ya none ya 22 waduhaye y'ukwezi kwa gatatu, kugira ngo tube tukiriho tugihumeka umwuka w'abazima. Turagushimiye kubw'umuteguro wawe kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bugere henshi, bugere ku bantu benshi, abantu bahinduke kandi babuhereza abandi, kugira ngo izina ryawe ryamamare mu mahanga yose, kugira ngo umuntu wese wo kwisi yitirirwe izina ryawe, mwa Yesu Kristo umwami wacu, amena. Kaze pashe, tuguhaye ikaze. Tugiye kuganira uyu munsi wa none ku gitabo ca Yosuwa. Ubundi Yosuwa Justemani mwene Nuni akomoka mu muryango wa Efraimu, ariko igitabo ca Yosuwa kiri mu bitabo bitandatu bita ibitabo by'abahanuzi ba mbere muri Bibiliya y'umwimerere y'Igiheburayo. Yosuwa, abacamanza, Samweli ya mbere, Samweli ya kabiri, abami ba mbere, abami ba kabiri ni ibitabo byitwa ibitabo by'abahanuzi ba mbere muri Bibiliya y'Igiheburayo y'umwimerere bita Tanakh. Ariko muri Bibiliya y'Ikigiriki ni ibitabo by'amateka, kuva kuri Yosuwa kugera kuri Esiteri. Uvuze ngo Yosuwa, abacamanza, Rusi, Samweli ya mbere, Samweli ya kabiri, abami ba mbere, abami ba kabiri, ingoma ya mbere, ingoma ya kabiri, Ezira, Nehemiya na Esiteri. Ibyo bitabo muri Bibiliya y'Ikigiriki bita Rasebutanti, babyita ibitabo by'amateka. Ariko muri Bibiliya Tanakh y'Igiheburayo y'umwimerere babyita ibitabo by'abahanuzi ba mbere uko ari bitandatu: Yosuwa, abacamanza, Samweli ya mbere, Samweli ya kabiri, abami ba mbere, abami ba kabiri. Yosuwa rero ukomoka kuri mwene Nuni wo mu muryango wa Efraimu, ubwo niwe Yosefu, kuko Efraimu ni umwana wa Yosefu. Ni umuntu wari umufasha wa Mose, asigirwa amasezerano yo kubora ubwoko bw'Imana kugira ngo abigeze mu gihugu Uwiteka Imana yarahiye Aburahamu, Isaka na Yakobo ko azakibaha indahiro. Nuvuga ngo Yosuwa yari umufasha wa Mose, ariko Mose amaze gupfa, kuba atageze mu gihugu cy'isezerano bitewe n'icyaha yakoze, kuba ataragaragaje kwizera no kwera kw'Imana imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli, byanditswe mu Kubara 20 umurongo waho wa 10 kugera ku murongo wa 19, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo Mose we na Aroni, kuko mutagaragaje kwera kwanje imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli, wowe Mose ntabwo uzagera mu gihugu cy'isezerano. Ariko kuko Yosuwa yari ameze nka liyetena we, cyangwa se umusigire we, cyangwa se umusegonda, niwe wasigaranye umurimo Mose amaze gupfa, amaze kugwa mu gihugu cy'Imowabu. Byanditswe mu Gutegeka kwa kabiri ibice 34 umurongo wa 5, Mose yaguye mu gihugu cy'Imowabu ahambwa n'Imana. Kugeza na n'uyu munsi wa none ntabwo ituro cye bigeze bakibona, ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo Uwiteka muhamba mu kibaya cy'Imowabu. Niho Mose yahambwe. Ubwo Yosuwa akomeza umurimo we. Noneho rero igitabo cya Yosuwa kigizwe n'ibice bibiri bikomeye.
kuva ku gice cya mbere kugera ku gice cya 12 no kuva ku gice cya 13 kugeza ku gice cya 24. Igice cya mbere kugeza kuri 12, igice cya 13 kugeza kuri 24 ni ibice bibiri bigize igitabo cya Yosuwa. Igice cya mbere noneho rimwe kugeza kuri 12 nuko bigabije Kanani mu gihugu cy'isezerano bakahafata bamaze kurwana n'ibihugu byinshi. Usomye muri Yosuwa igice cyaho ca 24 umurongo waho wa 32 utangiriye kuri 22:32 havuga ko Yosuwa yatsinze igihugu, yafashe igihugu c'i Kanani, igihugu cy'isezerano amaze kurwana n'abami 31 arabanesha, afata igihugu. Ubwo noneho gutata Kanani, kuyifata, kuyigabiza, byose ni igice cya mbere cy'igitabo cya Yosuwa kuva kuri 1 kugera kuri 12. Igice cya kabiri rero kivuga uko bagabanye. Cyari igihugu cy'isezerano Uwiteka Imana yaraze Aburahamu na Isaka na Yakobo n'urubyaro rwabo kugira ngo bazaragwe igihugu. Nukuvuga ngo iryo sezerano ryamaze imyaka myinshi cyane, kuko na Yosefu agiye gupfa yihanangirije bene se bakiri mu Egiputa. Ni Itangiriro 50 umurongo wa 24 kugeza ku 25 arababwira ati ndabinginga ndibuka ko Uwiteka Imana yadusezeraniye igihugu cy'isezerano nyine kandi tukaba tuzakiramo, ariko Uwiteka ntazabura kubagenderera kugira ngo abayobore abajana bageze mu gihugu cy'isezerano, ntazabura kubagenderera kubwo kwizera. None ni mugenda bumvuye mu gihugu cya Egiputa, amagufanje kwanza muyabike kungiye gupfa, ariko muzibuke muyajane mu gihugu Uwiteka Imana yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Abisirayeli barabyumva. Ayo magufa yahambwe na Yosuwa, noneho ayahamba Sikemu mu gikingi cyo Yakobo yaguze na Hamori se wa Sikemu, niho amagufa ya Yosefu yahambwe. Kandi noneho rero amagufa ya Yosefu ahambwa muri icyo gikingi, ariko aricyo abana be Efurayimu na Manase bagabanye ho gakondo yabo. Ubwo nukuvuga ngo Yosuwa we yahambwe mu rugabano rwa gakondo ye, byanditswe muri Yosuwa 24 umurongo wa 28 n'uwa 29 mu misozi miremire y'igihugu ca Efurayimu niho Yosuwa yahambwe. Ariko naho Yosefu kubw'amasezerano yasezeranye n'Abisirayeli bakabiginda hero ngo bazajana amagufa ye, bayahambye mu gihugu c'isi Shemu, hariya mu ngabano Yakobo yaguze na Hamori ari we se wa Sishemu, niho yahambwe. Igitabo rero kitubwira abagomba kugabana. Ku gice cya mbere kitubwira uko batase nuko bayigabije bakafata, ariko igice cya kabiri kitubwira ukuntu bagabanye. Abagombye kugabana ni bande? Ni Rubeni, ni Simiyoni, ni Yuda, noneho ni Dani, ni Naftali, ni Gadi, ni Aseri, ni Isakare, ni Zabuloni. Noneho Yosefu ntabwo yabigabanyeho, ahubwo hagabanya abana be Manase na Efurayimu, noneho hakaba n'igihande cya Benjamini. Nuvuga ngo ukuyemo Lewi kuko yari umutambyi kandi akaba yarakoraga ku ihema ry'ibonaniro, yararazwe gakondo y'icacumi cy'imiryango 11. Ntabwo yagombye kugana kuri gakondo, uretse mu gihe cy'intambara Uwiteka yategetse ngo babashakire imidugudu, kuko mu gihe cy'intambara ubutamyi ntabwo bwabaga buhari, ariko nabo bakagira icyabashaga kubatunga, babashakira imidugudu 42 ariyo imidugudu y'Abalewi. Hari imidugudu y'ubuhungiro 6, hakaba n'imidugudu y'Abalewi 42. Yose iyo midugudu yatoranijwe bakayishira hamwe ikaba 48 imidugudu 6 y'ubuhungiro kubakoze ibyaha batabyitumye, ariko hakaba noneho n'imidugudu 42 y'urubyaro rwa Lewi, kuko mu gihe cy'intambara batakoraga ku ihema ry'ibonaniro ngo bari byo kubatunga. Narizo mpamvu ibyo bice bibiri, igice cya mbere ni ugutata no kwigabiza Kanani, ariko igice cya kabiri kuva kuri 13 kugeza kuri 24 ni ukuyigabiza, nukuyigabana. Buri wese akagira gakondo ye, buri wese akagira igice cye. Urumva havuyemo Lewi hakavamo Yosefu, nubundi hasigaye 12. Nukuvuga ngo kuva kuri Rubeni, Simiyoni, Yuda
noneho hakaza Dani, hakaza Naftali, hakaza Gadi, hakaza Asheri, hakaza Isakari, hakaza Zabuloni, hakaza na Benjamini, uko ari 12. Baragabana buri wese agira gakondo ye. Cya gihugu cy'isezerano Uwiteka yarahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo kwazakibaha, abarakibahaye. Mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 30 haravuga ngo kwizera kwakoze akazi gakomeye cyane, kuko inkike z'Yeriko mu gihe cyo gutera zaridutse kubwo kwizera, ntabwo zarituwe n'intambara, ahubwo zarituwe kubwo kwizera. Bamaze kwizenguruka karindwi nk'uko amasezerano y'Uwiteka yaravuga. Kandi Yosuwa yagombye kugendera mu mategeko Uwiteka Imana yahaye umugaragu wayo Mose, akayagenderamo ntateshuke, kuko Uwiteka Imana arabwiye ngo ntuteshuke ku mategeko nahaye umugaragu wanjye Mose, ntuyateshukeho, uyakurikize, kiriya gihugu nzakiguha, ariko amahanga yose atuye muri ico gihugu yose nzayakugabiza nugendera mu mategeko ukagendera mu masezerano yanjye. Ariko bageze ku gice cya 7 cya Yosuwa ahura n'ikibazo, kuko bateshutse ku masezerano. Uwo mu rubyaro rwa Yuda witwa Akani mwene Karumi akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, kuko yafashe ku byashinganywe arabibika, arabihisha, bituma azanira umuvumo ingabo z'Abisirayeli. Baratsindwa imbere ya Ayi, Yeriko barayifata, ariko bageze kuri Ayi bica amategeko. Noneho uwitwa Akani mwene Karumi ukomoka mu muryango wa Yuda aratambikira, afata ku byashinganywe, kandi mu masezerano y'Uwiteka kwari ukugendera mu mategeko Uwiteka yaraze Mose. Noneho baratsindwa. Ariko noneho rero Yosuwa atakambiye Uwiteka, arapfugama ati Imana, ko waturaye kutazaturaga igihugu kandi abasirikare bakaba bashize, bizagenda bite? Indahiro yawe ni ikinyoma. Aravuga atoya, mwateshutse amategeko, ahubwo mushake hagati yanyu umuntu wakoze ibyo ntashaka, umuntu watambikira akica itegeko ryanje, mumushakisha. Niho bakoresheje guhamagara abakuru n'abatware b'Abisirayeli kugira ngo bashakishe uwo muntu wagambaniye ingabo za Isirayeli, afata ku byashinganywe, basanga ari Akani mwene Karumi ukomoka mu muryango wa Yuda. Yosuwa aramwihanangiriza, aravuga ati urafashwe, ariko none ngwino watura imbere y'Uwiteka urahire, uvuga ibyo wakoze. Akana arabyemera, araza ararahira, yatuza akanwa ke imbere y'Uwiteka n'imbere y'Abisirayeli bose. Ariko Yosuwa ararenga, ategeka iteraniro ry'Abisirayeli mu mutera amabuye. Hariya ni amasezerano yagenderaga ku mategeko, ntabwo ari amasezerano y'ubuntu. Oya, yasabye imbabazi, yatura imbere y'Uwiteka n'imbere y'Abisirayeli, ariko Yosuwa arategeka ngo bamutera amabuye apfe. Akaga kahabaye nuko Yosuwa yategetse ngo bazane n'abahungu be babatera amabuye, bazane n'abakobwa be babatera amabuye, bazane n'ibintu bye byose, n'ibyo yasabe byose babitwike, kuko Uwiteka Nyiringabo yategetse. Mushobora kuvuga ngo uti mbese umuntu watuje akanwa ke ashobora kongera kwicwa? Mu isezerano rishya ntibyashoboka. Ntabwo umuntu watuje akanwa ke asaba imbabazi, yatura avuga ibyaha yakoze yakongera kwicwa. Ariko ni isezerano ryari rishingiye ku mategeko, ico bita ngo pour dans pour da, nukuvuga ngo uwishe itegeko wese yishwe, uwishe umuntu yicwe. Ryari naryo ryanditswe mu masezerano, mu gitabo cy'isezerano rya kera. Aricwa, abahungu be baricwa, abakobwa be baricwa, ibintu bye biratwikwa, kuko yari yasahuye. Ariko usomye igice cya 9 hari igihe Uwiteka Imana yemera ko basahura. Hari aravuga ngo nimumara gutsinda Ayi, noneho ico muzafata ni inka, noneho abarwanyi bazigabane, ariko noneho amagare muyatwike, n'amafarashi muzafata y'abarwanyi muyatema ibitsi, nk'uko isezerano ry'Uwiteka rivuga ngo amafarashi atemwe ibitsi naho amagare atwikwe, ariko inka muzigabanire zihinduke iminyago yanyu. Uwiteka yemera gusahura mu gice kimwe, kandi mu gice cya 7 barasahuye bakicwa. Ubwo ni ukuvuga ngo kugendana n'Imana ni ukugendera mu bushake bwayo, ugakora icyo yakubwiye.
kuko ab'Igebeyoni bamaze kubona ko Abisirayeli Imana yakoze ibitangaza, bagafata Yeriko ikariduka, bagafata Ayi, baravuze bati bari abantu barakomeye kandi bafite Imana yabo ikomeye, reka twiyumanganye noneho twite nk'abavuye mu gihugu ca kure, twambare nabi, dufate ibyo kurya byagaze byakayutse kugira ngo tubabwire ko tutarabo mu gihugu cabo. Ariko bari bavanze n'ico gihugu bafashe, ariko kuko batinye kurimburwa n'ingabo z'Abisirayeli, basanga Yosuwa n'abatware barababwira ati tuvuye mu gihugu ca kure, ariko none kuko twituye kuri mwe tugirana amasezerano kugiye kutazatwica. Yosuwa aravuga ati ubwo muje mukitura kandi mukamuvuye mu gihugu ca kure mutarabo mu bacu hano, ntabwo tuzabica, turahi imbere y'Uwiteka n'imbere y'abatware n'imbere y'iteraniro rya Isirayeli. Ariko hanyuma baza kumenya ko ab'Igebeyoni bari muri bo, ko ari abantu biyumanganije kugira ngo baticwa gusa. Ariko none Abisirayeli batera hejuru bavuga bati abo bantu baje kwitura bakabesha bagakora ikintu c'uburiganya bagomba kwica. Ariko Yosuwa aravuga atoya, twarahira imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli n'imbere y'abakuru, ntabwo twabarimbura, twararangije kurahira. Oya, Abisirayeli bagerageza kwigaragambya, ijambo ry'Imana ravuga ngo ahubwo batuka Yosuwa n'abakuru kuki mwemeye kugirana amasezerano nabo. Ariko icatumye noneho bakora ico cyaha, ijambo ry'Imana ravuga ngo nuko bagiranye amasezerano n'ab'Igebeyoni batabajije Uwiteka. Ntabwo babajije Uwiteka, bapfa kugirana amasezerano. Nuko kugirana amasezerano y'umuntu wituye agiye yafashwe bugwata kitura akagusaba amasezerano yo kutamurimbura, nabyo bagombye kubaza Uwiteka, kuko igihe cyose Imana yabagihari iri kubabwira icyo bagomba gukora. Mukora iki muratsinda, mukora iki muratsinda, ariko ni mukora iki muratsindwa. Ariko baravuga ngo bigiriye inama yo kumvikana n'ab'Igebeyoni badasabye inama Uwiteka, nabyo bibabera icyaha. Izo nzitizi zombi bituma Imana yongera iminsi, aho bagombye gutsinda ntibatsinda muri iyo minsi. Nukuvuga ngo icyaha ca Akani gituma ingabo z'Abisirayeli zirimbuka, ariko ingaruka baramwica n'umuryango we. Nukuvuga ngo abaviyitime, abana be, abakobwa be n'abahungu be, ibye byose biratwikwa. Ariko noneho ku gice ca 9 Imana yemera ko batwika amagare, batema ibitsi by'amafarashi, ariko noneho inka bakazigabanira nk'iminyago. Ubwo nukuvuga ngo ikibazo cari gihari nuko bagombye kugendera mu isezerano ry'Uwiteka ntibateshuke, ariko none igihe cyose bakaja babaza Uwiteka Imana icyo bagombye gukora. Mose nawe niko byagendaga, iyo abagazamutse kubonana n'Uwiteka, Abisirayeli bagasigara mu ngando. Turebye mu Kuva igice cyaho ca 32 umurongo waho wa 6 tugeza kwa 13, ijambo ry'Imana ravuga ngo Mose yaja kubonana n'Uwiteka kugira ngo abaze n'inzira, abaze na gahunda y'urugendo. Ariko Abisirayeli bagatambikira bakishora mu bigirwamana, bakiremera ikimasa. Ariko Mose akanga gukora ikintu atabajije Uwiteka. Ariko kenshi ntibihira Abisirayeli, kuko yasangaga biremeye ikimasa bikabakurira kurimbuka kwabo. Ariko igihugu c'isezerano Uwiteka Imana yavuze ngo izagiha Aburahamu na Isaka na Yakobo cyari gihari. Kandi Uwiteka Imana amaze kurakarira Isirayeli aravuze ngo ngiye kurimbura. Mose yaratakambiye Uwiteka aravuga atoya, none se isezerano watanze ryaba ripfuye ubusa, ko tuzaragwa igihugu wasezeraniye sogokuruza Aburahamu na Isaka na Yakobo ko tuzagihabwa? Ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka arivuguruza, noneho ntiyabakirimbuye Abisirayeli. Aravuga ati noneho ku bwa Mose no gutakamba kwe mukomeze. Nirwo rwari urugendo Mose yari yararaze Yosuwa. Kandi Uwiteka avugiye mu kanwa ka Mose ategeka ibyo yategetse Mose ngo Yosuwa bikurikize, kwari ukugira ngo bagendere mu isezerano ryayo, bazagere mu gihugu Uwiteka Imana yabahaye.
Yozefu rero kuko yari yarabakiriye nyine mu Egiputa ategetse ko bazashingura amagufa ye, byanditswe mu Itangiriro 50:24 na 25, ariko no Kuva igice cya 13:19 yongeye kubibutsa ko igihugu carazwe ba sekuruza bagomba kuzajana amagufa ye bakayashingura. Noneho rero igitabo ca Yosuwa kitwereka ukuntu Mose aja kumugira inama yo gukora umurimo, yahinduye izina rye, yitwaga Hoseya. Usomye mu gitabo cya Kubara igice cyaho ca 13 umurongo waho wa 8, ariko igice cya 13 umurongo waho wa 10 ukamanuka ukageza ku murongo wa 13, ni ukuvuga ngo amuhindurira izina, amwita kugira ngo mu izina rye habikwemo gucungura. Yari igishushanyo cyo gucungura n'umucunguzi, ariko ntiyari umucunguzi by'ukuri, ahubwo yari umutabazi, kuko umucunguzi ni umwe, ni Yesu Kristo, ariko Yosuwa bisobanura Yesu. Ni ukuvuga ngo Hakizimana, ariko noneho mu izina ryo gutabara, kuko Yosuwa yari umutabazi ariko ntiyari umucunguzi nyakuri, kuko Yesu w'umucunguzi nyakuri agaragara mu midugudu y'ubuhungiro. Noneho rero bamaze kugera mu gihugu, Uwiteka Imana bakiri mu rugendo arategeka ngo noneho rero ubwo bamaze kugera mu gihugu nasezeraniye ba sogokuruza, hubakwe imidugudu y'ubuhungiro y'iki uwakoze icyaha atacitumye ahungiremo, kuko guhora kwariho. Uwica umuntu, kuko bakoresheje ngo uwisha umuntu, ntabwo bakoresheje ngo wasambanye cyangwa uwibye cyangwa uwabeshe, kuko mu cyaha cyo kwica nico kibamo impanuka. Nta muntu wiba atabitekereje, nta muntu ubesha atabitekereje, kuko mbere yo kubesha abandi ubanza kwibesha. Urumva ububizi, nta muntu usambana atabitekereje kuko abagutereta. Ni ukuvuga ngo icatumye Uwiteka Imana avuga ngo uwisha umuntu atabigambiriye par accident, nuko icaha cyo kwica cyo kirimo n'impanuka. Ushobora kuba uri gutwara imodoka ukagonga umuntu utateguye. Ntabwo Imana yandika icaha, ariko Abisirayeli bandika icaha, kuko ni pour da. Wisha umuntu nawe uricwa. Wamenye umuntu umutwe nawe barakumena umutwe, wamenye umuntu ijisho nawe bararimena, ni pour da. Ni ukuvuga ngo umubyimba uhorerwa undi, iryinyo rihorerwa irindi, ijisho rihorerwa irindi, ubushe buhorerwa ubundi. Noneho rero pour da nuvuga ngo ni itegeko ryo guhora ryemewe gukorera no ku muntu wisha umuntu atabigambiriye. Uwiteka aravuga ngo noneho ngo abo bantu bagiye bica abantu ariko batabigambiriye, bakwiriye gushakirwa umudugudu w'ubuhungiro kugira ngo bigengesere gahozi, uwo guhora atababona. Bo bitwa gatozi b'icaha, ariko hari n'umuhozi ugomba kubakurikirana, nasanga binjiye mu midugudu y'ubuhungiro ye kuba kibakozeho. Iyo midugudu y'ubuhungiro rero yari ishusho ya Kristo. Byashushanyaga iki? Byavugaga ko ubusobanuro, iyo umuntu yinjiye mu mudugudu w'ubuhungiro ntaca araba kibaye. Noneho imidugudu y'ubuhungiro kuri Yesu yashushanyaga ko biroroshe kugera kuri Yesu. Cyo ni icambere, Yohana 3:16. Kandi noneho Yesu yakira abantu bose, Abaroma 10:13. Icya gatatu, amarembo yose agana kuri Yesu ntabwo yugarirwa. Ibyahishuwe 3:20. Noneho Yesu ni igitambo kihagije kandi gihagije kuri bose. Ni Yohana ya mbere igice cya 2:1 kugeza ku wa 2. Kandi Yesu noneho n'ubwugamo bw'amahanga yose, nimwo ubugingo bwa bose bukirizwa. Ni ukuvuga ngo abantu bose baje kuri Yesu barakira. Haravuga ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Ni ukuvuga ngo imidugudu y'ubuhungiro yashushanyaga ibintu bitanu. Icya mbere, kuja kuri Yesu biroroshe. Icya kabiri,
Yesu yakira abantu bose. Icya gatatu, amarembo agana kwa Yesu ntiyugarirwa. Icya kane, Yesu ni igitambo cihagije ku bantu bose. Icya gatanu, Yesu ni ubuhungiro n'ubwihisho bw'amahanga yose. Nuvuga ngo niyo midugudu y'ubuhungiro. Kuri Yesu rero dutsindishirizwa n'ubuntu. Waba wakoze icaha utabizi, ico Imana nticandika muri Yesu. Nuvuga ngo wagonze umuntu ni impanuka, wateye umujugujugu ashaka gutera ihene ngo igaruke ukagwa mu gahorihori k'umwana, uwo ntazabihanirwa. Uzaba ari kubaka igisenge kikagwa ku bantu, ntabwo azababarwa. Ukaba uri kubaka ntabwo ubizi, ca gisenge kikariduka, ubutegetsi bw'igihugu turiyemo buzagufata, buzagukatira, ba nyirabantu bazagusaba impozamarira. Ariko Uwiteka Imana ntabwo yandika icaha yarica impanuka. Uri umwere, ubugingo buhora uzabubona, nubwo baragufunga burundu, nubwo baragusaba impozamarira utarabona, nubwo baraboneka ako kanya ku rupfu rwa bene wabo bakakuhora bakakwica, ufite ubugingo buhoraho. Niryo tandukaniro ry'amategeko. Imidugudu y'ubuhungiro yari ishingiye ku mategeko, ariko Yesu we yashingiye ku buntu. Wabaga ageze mu mudugudu w'ubuhungiro yishe umuntu atabigambiriye, ariko naho wisha bigambiriye ho bashoka bamwishe, ariko n'utabigambiriye yakizwa n'umudugudu w'ubuhungiro. Kuri Yesu rero, kuko yari ishusho y'ukuri kwari kugiye kuzahishurwa, ari we Yesu Kristo, kuja kuri we biroroshe, akakira abantu bose. Amarembo ajiwe ntiyugarirwa. Igitambo cye kirihagije kandi kirahagije ku bantu bose, ariko n'ubwihisho rw'amahanga yose. Uwiteka Imana adusange kandi adukomeze. Noneho Yose wagiye kurangiza atanga isezerano ryo kuvuga ngo muhitemo gukorera Uwiteka. 24:15 aravuga ngo niba mubona ko gukorera Uwiteka ari bibi, muhitemo uyu munsi wa none. Niba mushaka gukorera za mana ziri hakurya rwa ruzi, mubivuge uyu munsi wa none. Cyangwa niba mushaka gukora imana z'Abamori cya kino gihugu twarangije kwigabiza, muhitemo uyu munsi wa none. Ariko njyewe n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka. Arabirahira, aravuga ati rero gukorera Uwiteka nta gihombo kirimo. Ukorera Uwiteka arunguka, ukorera Uwiteka abona ibyiza. Narizo mpamvu Imana iri gusezeranya Yosuwa ngo akomezanye ubwoko bwa Isirayeli, avuga ngo ico gihugu nasezeraniye basokuruza ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Ntabwo ari amasoko n'amarobine y'amata n'ubuki, ahubwo ni abondance, ibyo kurya bihagije. Ariko ntabwo ari byo Uwiteka yavugaga muri Nouveau Testament, umunezero no kunyurwa bidashira. Narizo mpamvu Timoteyo ya mbere igice cya 6:6 haravuga ngo kubaha Uwiteka iyo bifatanije no kugira umutima unyuzwe bigira inyungu nyinshi, kuko ntaco twavanye mu isi nta nico tuzayikuramo. Ibinezeza bubaha Imana ni ukugira umutima utuje, ni ukugira umutima unyuzwe. Nibyo ibintu turabikenera kandi tukabikoresha. Bana bivuze no mu Timoteyo ya mbere igice cya 3:1 bavuga ngo ririya jambo ni ryo kwizerwa, bavuga ku bepiskopi, bavuga ku bepiskopi. Umwepiskopi ye ku muntu ukunda amafaranga. Ntabwo bavuze ko gukoresha amafaranga ari icyaha. Ikindi, gukunda amafaranga abantu bose barayakunda, ariko bashatse kuvuga umuntu uhemukira amafaranga. Gukunda amafaranga bitandukanye no guhemukira amafaranga. Turayakunda twese kandi turayifuza twese, ariko umuntu uhemukira amafaranga, uwo muntu ni mubi. Izo mpamvu mvuze ko n'ibyisi turabikeneye. Hasi tukiri ngaho, ni gute umuntu ahemukira amafaranga? Nuko bamwindika ntiyishure, uwo muntu ni mubi. Uwo muntu ahemukira amafaranga, ahemukira amafaranga. Yego. Nuko bamuhemba ntanyurwe n'ibihembo bye, kuko byanditswe muri Luka 3:10 kugera ku 14. Ahemukira amafaranga. Yego, ahemukira amafaranga. Umuntu uhembwa ntanyurwe. Kwese yaravuze ngo ibihembo byanyu bibanyure. Yego. Kandi guhuguza ni uguhemukira amafaranga. Guhemukira amafaranga, yego. Nese bakakuza ntiwishure cyangwa se ukabihakana, niko bita guhemukira amafaranga. Nta rugo ufata amafaranga ngo wishime, kuko nuwo bayahaye ari umukirisa arishima. Wese kuruse
nuguhemukira amafaranga escrow nuguhemukira amafaranga ubwo nukuvuga ngo igihugu gitemba amata n'ubuki ni igihugu kitunyura mu mitima yego ni igihugu kidahemukira amafaranga kidahemukira ibyisi muri rusange ibyisi muri rusange ariko kikatunyura tukagira umunezero n'umudendezo witeka ryose. Imana yacu dufashe duhite mu gukorera Uwiteka nka Yosuwa. Imana yacu dukomeze tugendere mu masezerano y'indahiro twarahiye. Imana yacu dukomeze tuyobora ubwoko bw'Imana tuzabigeze mu gihugu c'isezerano kuko Isirayeli yashushanyaga itorero mu isi. Usomye ibyakozwe n'intumwa 7:38 haravuga ngo Mose ni wabaga mu itorero ry'Abisirayeli bari mu butayu. Rya torero ry'Abisirayeli Mose arisigira Yosuwa. Ni ryose yayoboye arigeze Kanani mu gihugu c'isezerano. Iryo rero ryashushanya itorero mu isi y'ibyaha kandi Kanani y'isi ariyo Palestine yashushanyaga ijuru kuri twe abera b'Imana itorero. Natwe rero twahawe itorero turiyobore neza kugira ngo tuzarigeze mu gihugu c'isezerano Imana yatuhaye aribwo bwami bw'Imana. Imana yacu dusange mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Pastor, nirihe somo twavana muri iki gitabo ca Yosuwa? Nukubaha amategeko y'Uwiteka kandi noneho tugahitamo ko umurimo w'ingenzi ari gukorera Imana. Ego niki abayobozi bayoboye amatorero bavana muri inyigisho ya Yosuwa? Abayobozi bayoboye amatorero bavana muri inyigisho nuko batatambikira bakagendera mu ijambo ry'Imana kugira ngo bazabashe gusohoza ubwoko bw'Imana mu bwami bw'iteka kugira ngo tuzimane n'Imana na Yesu ingoma y'iteka. Bagomba kudatambikira bakagendera ku ijambo ry'Imana kuko Yohana 8:31 haravuga ngo nimugendera mu ijambo ryanje muzaba bigishwa banje nyakuri namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Nta batagendera mu ijambo ry'Imana ngo azasoza ubwoko bw'Imana bazabugeze ku bugingo. Oya, bagendere mu ijambo ry'Imana. Bayobora amatorero twese tugendere mu ijambo ry'Imana uko rivuga kuko niyo mategeko yayo. Isirayeli baratambikiraga bakwica itegeko ndetse na Mose yararyishe kuko aterekanye kwera bituma atareba igihugu c'isezerano. Yarakirebye Uwiteka amwereka imisozi y'ibyiza ariko aravuga ko muterekanye kwera kwanje imbere y'iterano ntabwo muzagerayo. Ubwo rero itorero abayobozi bakwiriye kugendera mu ijambo ry'Imana kandi noneho igihe ca mu murimo bakerekana kwera kwayo. Imana yacu dufashe idukomeze mu izina rya Yesu. Amen. Pastor, reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhumugisha. Reka dushimire nawe warubanyu natwe muri kiganiro nawe tukubwire ngo Imana iguhumugisha, Imana iguhire, Imana kwagure. Reka dushimire wowe wakanze subscribe cyangwa wowe ufata ibiganiro byacu ukabihera inshuti yawe ukadufasha kwamamaza ubutumwa bwiza. Nawe tukubwire ngo Imana iguhumugisha, Imana kwagure, Imana ikugire neza. Pastor, tugana ku musozo niki wakongeraho? Ni kuri channel ya gusenga everyday 0786 669 669 0786 669 kuri channel ya gusenga everyday. Imana iduhana umugisha dukora umurimo w'Imana. Murakoze cyane. Ushobora kuba ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora sabone wiyandikishe kugira ngo uzaze ubone ubutumwa bwacu bitakugoye. Imana ibahe umugisha. Ikiganiro naho gutaha. Shalom shalom. Shalom. Witeka umva gusenga kwanje gutaka kwanje kukugereho gusenga kwanje gushimira